Amazi byagenze neza nayishize hanze abantu barayibona. Ukabaza umugore ati kuki udafite amazi bimeze nje nta kintu nabivuga suko ikibazo cyaba ari icyanjye. Ngabandi bagabo baranseka mu rugo rutagira amazi. Mu muco nyarwanda urabizi kirazira kurara hatari amazi. Ese nziyambaze wasake ngigira ikintu ihindura. Wenge mbwira madamu gira icyo ukora ntariyenura. Amazi yarabuze we kandi mu by'ukuri nkeneye amazi. Nshakashaka buri mande nkubuza amahoro uyu munsi sinzi. Mbwira niba ari kure ukura amazi nyamindura umuvuno. Kure burya ngo ni mu nda ngerageje ngo byaza gukunda. Ariya mazi, ariya mazi we. Samoe. Ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga. Ndashaka kumenya amakuru yaho ururyoshye ruri. Reka tubahe ikaze tubasuhuza tubarakira kureba ikiganiro cyacu ni ku Murwa TV aho muri kumwe nanjye Angel Trudy muri The Talent Umurwa. Tubazaniye abantu bafite impano zitandukanye, abaririmbyi, abacuranzi, abakomediye bose ni muri The Talent Umurwa. Rero no munsi niyo mpamvu twanyarukiye ku musore n'umukobwa bari gutwika. Muragenda bumenya byinshi berekeyeho, muragenda bumenya aho bageze n'imishinga bafite. Nimucikwe kadutangiye tubaye ikaze ni karibu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka dutangire mutwibwira mwibwira nje ndabazi mwibwira abakurikiye kino kiganiro kugira ngo dukomeze baza abo turi kumwe. Ya nitwa Kinji Stamina. Ande mu artist ya. Stamina akaba ari umu artist. Isimbi chance. Ubwo Simbi chance nta kindi kinongera ariko turagenda tubimenya uko tugenda tuganira nabo. Jay uri umu artist, hari ubwo artist bitandukanye, hari kuririmba, hari gucuranga, wowe ni gute? Ya ngenda ririmba tu. Ndirimba injyana zose. Ariko cyane cyane trap, ngo ndi muri trap. Tugitangira freestyle. Imyaka ni myinshi tumaze twihiringamwe ibi bintu, inkuvure nyinshi twatewe n'ababiri inyuma. Ntaribi oya ntaribi kwihiringa burya ntaribi. Inzira y'umugisha ni ndende, ubonye amahirwe n'uzabura ubwenge. Uwakera yakuriye iwabo ntibyanatinda habwa umunani. Kuri ubu ntabyo umunani nimbuze kwiga imbere cyane. Yeah, let's get it. Nise izo ndirimbo no ziyandikira tubwira urugendo rwawe mu muziki kugeza uno munsi. Ya indirimbo ninyo ziyandikira. Utangiye kuririmba mu mwaka wa 2009. Ariko ntago naje kubikomeza nyine nk'ibintu ngiyemo nyine nk'akazi cyaze kubikora nyine biri hame koko ndimo ndiga. Yanageze onge na pozinga nyine nka 2012 kugira 2014 nago nongeye ko indirimbo ndongera nyuma ariko nabwo ndimo ndiganya nshite indirimbo hanze nyine bisanzwe nyine kugira ngo wenda abantu bayirebe cyase abandi bake bankurikirana. Ariko ubu ngubu noneho nagarutse muri noze muri mu murongo nyine tugiye gukora imizigo ya dance. Byatari tukira aho ngaho indirimbo nshyashya ufite ni indirimbo mfite nshyashya bita Amazi. Tuduha freestyle twumva ibiri muri ayo mazi. Ngabandi bagabo baranseka mu rugo rutagira amazi. Mu muco nyarwanda urabizi kirazira kurara hatari amazi. Ese nziyambaze wasake ngigira ikintu ihindura. Wenge mbwira madamu gira icyo ukora ntariyenura. Amazi yarabuze we kandi mu by'ukuri nkeneye amazi. Nshakashaka buri mande nkubuza amahoro uyu munsi sinzi. Mbwira niba ari kure ukura amazi nyamindura umuvuno. Kure burya ngo ni mu nda ngerageje ngo byaza gukunda. Ariya mazi we. Ubundi ajya kubura wari uri he kuba rubifite mu nshingano ngaho mbeshya ngutiza amatwi mbeshya uhora umbwira ngaraza kandi umbeshya. Yezu ayo ni amazi. Kumuresiba ese chance ni madamu wawe kuko abantu batarabona iyo ndirimbo nje narayirebye. Impamvu nambazaniye na chance nuko muri iyo clip irimo ndashaka kumenya ese umubano wanyu nuwe, ese ayo mazi byagenze gute, ese yaje kuboneka. Tushaka nyine muri detail nacyo cyatumye tubwira chance kugira ngo abone ko no munsi we na chance umubano wanyu nuwe. Ikintu gishiki cyane tu. Gishiki cyawe zumwe ariko nyine muri randirimbo nkuko yabonye twe turi mu kazi. Yari yabaye umugore wanyu tu. Yari umugore wanyu. Umugore wawe ni umukozi kujya mu mazi amazi wakabajije umukozi kuki utajya kuvoma. Warebye video se? Nakuvuga ngo
amazi nyine amazi yo mu gipangu urabizi kubura nta n'ibintu bisanzwe mu makaritsiye mu ngo z'abantu tu ariko ibyo ngibyo no mugore uba ugomba kubimenya kameme umugabo babyitse ujya mu kazi yihiringa biba byasigaye mu maboko y'umugore nyine niyo mpamvu ubona ndi gutongana ko njye simba nkunze kuba mpari ntabwo wagatonganyije umugore ahubwo ndakeka wakabajije ese ugahamagara wasake bafite nimero kuki atari bo wahamagaye ukabaza umugore ati kuki udafite amazi bimeze bite nuko nyine nzi ko mbere rero bikurikiranaga ibintu by'amazi nazi rero kujya kubyivangamo mpamagara abayobozi kandi ntazi uburyo bakora ndabibona tubwire kuri icyo kintu urabyumva ute njye nta kintu nabivuga suko ikibazo cyaba ari icyanjye ikibazo ni iki kandi ariwe ushinzwe kuzana amazi hari nk'igihe robine izana nk'umugese nyine bikaba ngombwa ko wahamagara kugira abayoze barayegeje se byageze babidufashijemo ni ukuvuga ngo wahamagaye undi muntu azagufasha kugira ngo ukiranuke na Jay twahamagaye abaporombe Nuboje waratsinzwe ku buryo barinda kwiyambaza abandi bantu bakaza gushaka amazi mu rugo rwanyu ntabwo natsinzwe ahubwo nuko namugomeje kumufosinga arabikora nyine arabikemura ubwo bwari uburyo bugushimishije ku buryo yahamagara nk'umuturanyi nk'umugabo muturanye ati ngwino ndebera ikibazo umugore wanjye afite umuntu ntabwo ari ikibazo cy'umugore ahubwo ikibazo mu gipangu wanjye afite kuvuga ngo ntabwo umugore ariko ikosa rishyiraga ku mugore nyine nuko ari we nakubwiye uba ukurikirana ibintu by'amazi nta hantu murira nabyo ni ukuri cyangwa chance niwe wafashe ya mbere avuga ati ndabona rugiye gusenyuka umugabo wanjye yabuze amazi yo koga yabuze amazi yo kwibrosesha reka mamagare wa mugabo duturanye azamfasha chance aho se wafashe ya mbere umugabo yanabyiyora avuga ati ndamwiruka yari yanagiye da byabaye ngombwa ko mamagara umuporombe yanze hafi aho ngaho aza kudufasha oya ni umuporombe nawe nahamagaye bishinzwe chance turi kuri wowe ese watangiye kujya mu maklipe ryari kuko uburyo actinga muri ya video bigaragara nkaho ubimenyereye mukajya kuri robine nyine ukabona ni ibintu biteguye kandi koko uzi wabitangiye ryari ndibuka indirimbo nagiyemo ni ya mbere bwa mbere na mbere ni ya Mr Kagame na Gisa aracyamukunda aho yari ryari ntaho nkubeshye kuntu nanganaga wari muto none se turabizi ko mu Rwanda cyane ababyeyi usanga bavuga umwana yatunaniye bakamubona none kuri televiziyo baba babona ari ibintu birenze bihambaye wowe byagenze gute mu rugo ese warwanye nizihe nambara kugira ngo ugere no munsi ukiri kumwe n'ababyeyi bagufata nk'umukobwa wabo nta kindi kibazo nababwisha ukuri nyine ndababwira iriya ya Jay yo ndakeka ntabwo barayibona ariko iya mbere yo barayibonye barabimbaza ndabasobanurira niyo mbabwiye ngo ngiye muri shoot ntabwo babitinda buriya baravuga ngo umukobwa wacu mbebe ko yarameze mbere nikakimeze baranyizera mbese nese muri icyo gihe cyo gushutinga hari igihe bigeza ninjoro ko n'umukobwa yatashye ninjoro aba ari ikibazo wowe byagenda gute baravuga ati yavuye muri shoot nta kibazo turamwizeye icyambere ubundi nuko umubyeyi akwizera kandi nabwo ntabwo ari ninjoro kuko na Jay turi gushutinga namubwiye saa moya ngomba kuba ndi mu rugo n'igice gutyo saa moya yageze mu rugo none se hari ikintu ukomeje uravuga ngo icyambere nuko ababyeyi bakwizera nk'umuntu udukurikiye tugira ngo nubwo ari ikiganiro babamenye ariko bakuremo n'inama zitandukanye wowe n'icyo wabwira nk'umwana ushaka guha iwabo icyizere ku buryo bamwizera wowe wakoresheje irebanga kugira ngo mu rugo bavuga ati ibyo yaba ari gukora byose turamwizeye ni umukobwa mwiza wicarana nabo ukababwira igitekerezo cyawe mbere y'uko ujya no kugikora kuko nta kuntu wabwira umubyeyi nk'ikintu no munsi uzagikora ejo ngo abyumve neza wowe umuteguza mbere akabimenya wenda akanamenya n'aho hantu ugiye n'abantu ugiyemo n'uko bameze ubundi akakwizera yego ko numva nyine ari ibintu bituruka umuntu akiri umwana atabeshya atavuga ngo ngiye ku ishuri usanga yagiye muri fete nyine bituruka aho ngaho n'umwana uri kutureba n'umuntu uri kutureba kugira ngo uhe icyizere ababyeyi bawe cyangwa undi muntu wese ukurera ni uko uvugisha ukuri nyine ugateguza ugasaba uruhushya kugira ngo bigende neza Jay
Amazi se byagenze gute? Amazi byagenze neza nayishyize hanze abantu barayibona. Iriya ndirimbo ujya kuyandika niwe wayanditse ubundi? Ndiyo yandikira indirimbo zanjye zose. Ujya kuyandika nihe tension wari ufite, ese uko wabitekerezaga niko byagenze, uko washaka ko abanyarwanda bayakira niko bayakiriye? Niko bayakira ariko nyine ntabwo ari neza cyane, ntabwo biri match niko nabitekerezaga. Nari nzi ko nyine bazayikunda cyane, ahubwo mbona ndiko nawe utari kuyikunda ntabwo barayumva hari neza nyine ngo umuntu uri kutureba akaba atarareba iyo ndirimbo. Umva sinzi ikintu urimo, sinzi ikintu ubura ushaka iyo ndirimbo kuko ni indirimbo nziza, ni trap nyine irimo neza. Niba mwana byumvishe muri freestyle ndikimo ijambo amazi gusa by King J. Amazi by King J areta yubona. Abazi n'abatere comment ambwira ati ikintu ntabwo ari neza cyangwa se biva muri music. Comment warebye mbese kuko hariho comment mu nyisho abonye bakubwiraga gute? Abenshi bambwiraga nyine ko ari byiza ngo ni nziza tu. Dekati yabivuze wiki? Dekati ne bandaburira. Dekati wese nyine yese yandika ngo uyu mugabo arasambana ariko nyine nawe yarambeshyeraga ko ndakijijwe. Nizubwo reka tuvuge kuri icyo kintu Dekati yavuze umugabo arazambana bihuriye n'amazi. Nanjye simbizi ahubwo njye nabuze ko nimwandikira ngo bimubaza impamvu yavuze kuri yanshinjije ubusambanyi umugabo ukijijwe nkanjye. Dekati nukuri akubabarira ariko ntabwo ariko ameze, n'amazi yo kuvomera indabo, yo gukaraba ibintu nk'ibyo ngibyo. N'amadamu wanjye turakijijwe, ubundi ndirimbo bishobotse twanayigiriye Imana. Tuzabakorera indi ribasi amazi yo kubatizwa. Yo kubatizwa cyangwa se amazi buri pisine tubarangirana bazajya kwibatiriza. Jay, kuva muri 2009 ni urugendo runini, ese ni izihe mbogamizi wahuye nazo ku buryo kugeza n'isaha hari abantu wenda baba utaramenyekana uko wabitekerezaga, utaramenyekana wenda dufashe nk'urugero rw'umuhanzi waje icyo gihe kugeza ubu ngubu, nihe wacitse intege, niki cyaguteye gucika intege? Cyabazo cyiza kabisa no kuvuga ngo ngiye gutangira music kwanya nayitangira muri nkiri umupeti, ntago nari nzi nyine uburyo katazicamo ngo najya kwinjira mu munyamakuru. Mba ntago nigeze mbona amahirwe nyine yuko zakinwa cyangwa uzimenyekane ko nta wundi muntu nabaga mfite ubikurikirana. Ariko aho menye ubwenge nabwo n'ubundi Steve kwa kundi ntago bari kuzimenya. Ikibazo cya mbere gipfira na muri promotion nyine ku bantu nk'aba presenters hari igihe nyine mubwira ko ufite n'umuzigo mushyashya agufasha ku premiering ntabyumve tu ni mubyumve kimwe, akaba yakubwira ati ntago byakunda hari izindi gahunda mfite, bamwe bakabikora nyine ni gutyo nyine. Ako tuba twakoze twe bishoboka nyine twakoze hari ukuntu usanga abantu bari mu marebo bihurije hamwe, wowe byumva gute se rebo urimo urikurana ku giti cyawe bimeze gute? Kugeza ubu ngubu mfite team yitwa Trap Kings. Nkaba ndimo nakorana na Papito sinzi muzi Papito producer, arimo arankora album ubu ni uri kumfasha ku ruhande rwa audio, ku ruhande rwa video no kwiranje ariko ninjye video producer nyine ninjye editingira ama video yanjye. Ngo uri umuhanzi ukabana na video producer na editor n'ibiki byose? Kumwe na byose. Ndi kumwe na byose pe. None se chance reka tuze kuri wowe. Ubundi ufite boyfriend? Ndagufite ndahaye hose yamenye ko mufite. Wese tinya kubivuga. Oya ndamufite. None se tubwira akibona iriya ndirimbo, ni indirimbo yayitinze umumve no kwa Dekati ageze ati uyu musore arazambana, nyine akibona byagenze gute? Ese nta kintu byahinduye mu mubano wanyu? Ese wari wayimubwiye mbere yuko ujya muri ya clip? Kubimenya bwo yarabizi ariko naga yaraje ko nzanambaye. Ego. Nyine we nago yarazi kizaza imeze kuriya. Hari nk'agasene dufite turi mu gitanda nago yarazi ko karakarema. Ubundi hari nk'umuntu ubutazi ukuntu bigenda iyo muri mu gitanda kuriya bise biba biri kuba, ese abari nye tubwire biba bimeze gute? Biba biri kuba. Abureze tubwire ibintu tubashire biba biri kuba. Uri gushaka amazi? Shalai none. Baturasohoka muri interview ni Garuye yapana bari wambaye. Kubango ne nambaye koboyi, ipantaro y'ikoboyi, pe biri seri. Umukandara. N'umukandara.
nawe yambaye hasi nyine twashaka kwerekana pati yo hejuru no kwerekana nyine gusa naho ngaho imbere hari ibintu aba yashyizeho nta kintu wallahi nese chance nta kintu byigize bihungabanya ku mubano wawe n'umukunzi wawe ntago nyine urumva naga gatotsi kabura mukaje mu gakeya ari kugenda bimenyera agiye amenyera karakaje kuko na Jay ubundi yari amuzi ahubwo nago yimaginaga kuri uri mu gitanda ari wazi semba ko wazanye undi muntu noneho kaba ko Jay yazanye undi muntu mu gitanda none se apari yo kubujya mu maklipe ni cyo kindi kintu ukora mu buzima busanzwe ndacuruza muri cinema nta kindi kintu ukora habaye mukiretse ko kiri coming soon koko ni coming soon kebwo katwitege akora ari filime ndimo ndamukorera yitwa Bad Romance nayo izabirimo ibintu birenze oya yo bayitege no muri wa dekate fo imwaka ubundi ntagara kupfusha ubusa no murimo kolonira zitwika namwe muza musenya duhaye agahenge ubundi nabwo ari icyorezo nyine Imana nakiturinda ariko hari abantu benshi yahise ijijura mu mutwe bari gukora ibintu birenze batigeze bakora ese tuma abantu bagira ubwenge Jay wowe ufite girlfriend cyangwa nta girlfriend mfite ntabwo nakubeshya wallahi imbere y'itangazamakuru nabo nabibwiye ntabwo aransubiza ngo watanze sed hari umubebe na propose w'igikara uteye neza ariko yanze kunsubiza menya yarabonye bitahura nyine sinabivuga ko mufite nese ugendera kuki uravuze ngo umubebe w'igikara uteye neza ubundi iyo ujya gukunda umuntu ujya kuvuga ngo uyu ngo yambera sheri ugendera kuki nta kintu na kimwe nshingira baretse kuyivuga ni kuvuga ngo nyine we naramukunze nyine tu bitewe n'ukuntu ameze nuvuga n'umuntu w'inzobe bamukunda ya umuntu uri wese namukunda nta kintu ngenderaho none se tuvuge yuko kuva ukungana na ufite aba ex ariko ngira mu ex umwe fasho ntabwo nakubeshya iri seri none se Jay turi kubona usize vene ibi bintu ubundi abahanzi mwiharaje n'ibiki iyi ni style ni style nabishyizeho ndimo nakora video ariko ndashaka kubikora soon nta kintu bitwaye nta kintu ni fashion hari indirimbo umaze gukora ubu ngubu ni zingahe indirimbo maze zifite amashusho zose muri rusange sane nka 12 cyane 3 ariko iziri uploaded nyine nabango nashyize kuri YouTube iziri hanze ni 5 iziri ni za kera nyine mu pete nanago mashaka abana bazibona ni za kera byatari bikuresha akajisho kamwe usara turirimbo nyandirimba tundi tutari trap tukagakonda nyine ari abantu nzi banjye bazikunda kandi ngo bita freestyle nyibiyoze ndirimbo ivuga ngo ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga ndashaka kumenya amakuru yaho ururyoshye ururyoshye uruzane ndumwe maze mwishyure urubishyure unkope ndumwe maze nkwambure izo ndirimbo nazo zirahari ndi kuzikora zindi abantu abo sinzi ntabwo nabibagiye ndabakorera rwose nese iyo ndirimbo uyitekereje ute iyo ndirimbo ubundi hari abantu nyine banyandikije ubundi barambwira ati ibyo bintu utangiye kuririmba nyine ubwo badakunda nyine zino njyana za trap baturumbiye kabisa ariko nyine ndagira mubwire ko mfite imizigo mfite album nyine gakondo ariko yo ntabwo nzayisohora nzabansora nyine ino album ya trap ariko nzajya mbashiramo akaririmba kamwe kamwe nyine kizo njyana zinzoga gusa ntago sizo ku bandi bantu ni inzoga unywa inzoga ariko wapi agikoresha na kimwe mfata nesa na mu maso yanjye binsa nsa nk'umusinzi kuki bimbajije ni ikibazo ntago nk'inzoga kabisa mu ndirimbo ufite 13 n'izindi uri gutegura nihe ndirimbo kugeza ubu ngubu uvuga ati iyi ngiyi no favorite yanjye mu ndirimbo nakoze yantwaye n'ubushobozi bwinshi se iyo uvuga nyine sinzi ibyo ugendera kuvuga ngo iyi niyo nkunzi zose ko nzikunda aya mazi ntabwo ari cyane ubu indirimbo yitwa Hood Zacu kuko iwacu ni Kicukiro nakoze indirimbo nyine nyita Hood Zacu mpavuga nyine ngo
iwacu ni Kicukiro nyine ibintu welcome muri hood iwacu ni Kicukiro twebwe tuyoboye umujyi iwacu ni Kicukiro ni afro trap irabyineze tu. none se wari ukomeje ngo yamenze yaguhenze ni Amazi araguhenze meze yamenze niyo ngiye ngo ririmbiye ko irimo abantu benshi irimo nk'abantu nk'ijana tu nimba batanarenga. ese nguko hari nk'ukuntu tureba indirimbo tugasanga harimo abantu benshi buriya bose urabishyura mubarana gute? ntabwo ari bose wenda nk'ababyinnyi babishyura wenda nk'umusista wakagitingamo nawe akamwishyura ariko hari abandi baje nyine nk'abafigira kugufasha tu kamubwira tuzagere kuri set yanjye nyine y'abantu bangana gutya nyine public akaza nyine tu ariko nabwo urumva ntabwo yaza yirirwe kuri tele yawe ntarye ntawe ntabwo mwishyura ariko wenda ugomba gukipinga nyine ibintu biri buze kumutunga tu. reka nkomeze mubwire ngo courage ndumva ufite imishinga myinshi nese mu myaka 5 urabona hehe uyu muziki wawe? Ndeno imyaka 5 ndumva ari myinshi ndumva cyakora wenda mvuze ni kure cyane ni imyaka 2 uko byibuze uyu mwaka ngenda shaka urangira abantu bambwira ati bamamagara ati indirimbo wakoze ni nziza gutya na gutya ko mfite nyuma y'indirimbo Amazi ari indirimbo ngiye gusohora yindi niyo wanga nango nahita mvuga izina ryayo iyo irarenze ni episode ya 2 y'Amazi gusa nyine ni episode ya 2 ni nk'ahari episode ya ko story yawe nyine ikurikirwa ni Irakomeje wayitegereza izazirenze nuva mu myaka 5 urumva ari myinshi ni myinshi cyane ibiri ngomba kuba byibuza mfite ubushobozi kuba najya gukora na collabo hanze to mu bihugu by'abaturanyi tubwire ngo courage murakoze cyane. none se hari nk'umwana uri kukureba akavuga ese kugira ngo atangire ese kugira ngo agere aho ageze abe yashutinga clip byamusabye iki ni zihe nama zamukomeje nayahe magambo yatumye agera aho agera n'iki wamubwira? Ikintu cya mbere cyatumye ngera ahangangira no kwihangana tu kuko ibintu byose dukora mu buzima ntago nyine wakora ikintu ngo itugera ku cyo wifuza nyine akanya bisaba nyine ngo uvunike wasoringe nyine ariko nihangane byatari kandi nakore cyane. Umuntu waba ugiye kubijyamo yaba atanafite support azemera nyine ashaka inzira zose byacamo ariko bikore kuko ari cyo ashaka agerageza no kwihangana nyine buri muntu afite date yiwe tu ibintu bye bizagaragarira abantu nyine tu. Umuntu dukurikira umva ko atubwiye ikintu cyiza kwihangana burya ni byose iyo wihanganye niho ugera kuri zanzozi zawe ukacivinga ibintu byose wapanze. Chance wowe nicyo wabwira umwana w'umukobwa yuko yavuga ati ndashaka kuzaba nka Chance ubundi ndashaka kuzatwika nkawe nicyo yamubwira? Yigirira icyizere mve ko byose icyo ashaka cyose yakigeraho. Nubwo nicyo cyatumye ugera ahangaha ukavuga ati kuyo muri video y'Amazi reka nabyo birarenze uzo nose bifuza iri FM. Ni byinshi ni byiza no kuba ababyeyi bamufitiye icyizere ni ikintu cyiza nge ni ikintu nakunze kandi nashikariza buri muntu kubaka icyizere mu babyeyi ni ikintu gikomeye. Ese umuntu ashobora kureba muganya watubwiye ngo nta kintu ufata izo dread hari abantu babibonamo ibindi bintu aho bati tipo ufite dread baba bambeshye kabisa iyi ni gift nyine ya mere wanjye tu nakuvuga ngo ntabwo nabishyizeho ara wenda bashyiraho dread kubera ko ari ibintu nyine bimujemo umanya gitabikora cyangwa iki niyo rero nabizi dread nazishyizeho nyine nyirangiza kwiga ari mere uzinkiriye ariko ntavuze ngo mama nshaka gushyiraho dread cyangwa cyo ko we abizikunda arazifite nawe zisumba izigize yarambwiye ngo ashaka kuzinsoka nyine ndabyemera uko imyaka nyine uko igihe kinda gishira nyira nzikunda no ku buryo nanjye nsigaye nzikunda ariko nta kindi kintu kibyishije ngo ibintu by'amatabi reka wapi kabisa. Abantu bumva yuko kuba umusani kugera aho ugera bisaba gufata ibintu kunyitabi gufata ibiyobyabwenge ahantu bihuriye rwose nibazanabyishwe nyine hari abandi wenda b'abastare baba bikora cyangwa se bagenzi bacu abahanzi ariko nyine bwo ni nkuko n'undi ujya kubonekana mu inzoga cyangwa se n'undi akabari atanaririmba ntibazagende mu kigare nyine ngo bishinge ibyo bintu babona by'abandi bastare bari abakuru babo cyangwa se ngo babikore nabo kugira ngo ngo nibyo biri mushoboze kuririmba cyangwa se kuba yakora nk'ikiganiro cyo kugikora oya ni ahantu bihuriye rwose ibintu ni mindset byose wishyira mu mutwe tu. None se izo dread bazi gushyira ucyanyiza ishuri byagenze bite abana nibasaba ko ati
Jay noneho umva mubone byahinze guteye nyine tubwira ubuzima wayisubamo kurwana n'abakobwa kurwana na femme kuko ufite imisatsi baravuga ati sha uriya noneho ngenda namukunda ubundi ntabwo bigeze bimbaho gusa bambwiye ko barambwiraga ngo zirambireye nyine nibo bagiye banazinkundisha nyine bituma ntumva nanazikuraho bambwiye ngo zirakubereye byonyine tugakira n'ubundi bushuti nyine buraho nyine ari nabo zamuje nabo none se hari ibintu nyine tuzi ku batipe nyine b'abasitari cyane niyo waba utari umusitari ku batipe muri rusange byo kurya abana byo ababebi baba bakunda nk'ubu ngubu nyine uri kugaragara hari n'umuntu uri bukuri akavuga ati mva ni mwiza ndamukunze aho namufatira ubundi wowe ubivugaho iki ubanye ute nabyo rero ko yasimba ariko nyijijwe cyane nimba ariko nyijijwe cyane ntago sinzi nyine tu nyine ntabwo navuga ko nagira inshuti ariko nyine yabiraho tu ntabwo nyine nkunda kuvuga cyane nyine ntabwo nkunda guciringa nyine cyane tu byimbitse nyine bigiye ahantu kure ese ukomeje kuvuga ikintu ngo ndi umukristo ndi biki ubundi usengera urakijijwe ni umukatolike wahawe na eucharistia ikintu sigaje no gukomezwa nabyo ni vuba hanga gukomezwa watinze ni corona yesi imvangira n'ubundi waratinze ariko nyine ni vuba hanga ndabikora kabisa ni ukuvuga ngo umuntu uri kukureba akagukunda akavuga iki akureye amaso oya azamugisha kabisa rese inshuti riga no umugisha ibonye inshuti ubugize ubungutse undi mugisha tu ni vuba umuntu wagukunze akanimero ubwo bazanyandikire nzagaba abandika kabaye kabisa reka dukomeze tukubwire yuko turi kumwe na J King turi kumwe na Chance bari kutubwira ubuzima babayemo bari kutubwira byose kandi twizere ko uri buhakura inama zigufasha kugira aho ugera no kugira icyo ubasha kugeraho je turi kugana ku musozo ni ize platform ukoresha unagira inama abantu bagukurikiye n'ikintu bababwira muri aka kanya ya platform nkoresha ni ari YouTube nkoresha amazina King Stamina ya rwose ahubwo abantu batarakora subscribe ni basimbukire bakanyana kuri kakazogera ubundi bategereza imizigo igiye gusohoka bategereze Amazi part 2 azayabona notification kabisa nkoresha na Facebook na King Stamina WhatsApp yo ni nomero isanzwe abashaka na Instagram ni King Stamina abashaka no kuza gufungura audio mark vuba ngato muri na minsi inama nagira abadukurikiye harimo abantu bose muri rusange inama nabagira ahubwo reka ngira icyo basaba abantu baba barabonye ya ndirimbo nyine Amazi barekere kumeza kwitekereza ukundi kuntu ni indirimbo nyine isanzwe nyine kuba ko bamaze iminsi bumva ibintu by'ibishego bari kuyifata bagahita bashyira muri yaka imwe na za ndirimbo zindi bamaze iminsi bumva ntago ariko bimeze bayumve nyine nk'indirimbo nyine isanzwe ikindi ndimo ndakora imizigo nibo ndimo ndakorera nta wundi kuko badahari ntago naza uploadinga ntabwo nakwiranya muri studio icyo mbasaba gusa no gukanda subscribe ku King Stamina abone bagategereza imizigo tu ukwezi kujya gushira audio na video Okay, Chance wowe n'icyo wabwira abantu badukurikiye aba basore abakobwa ababyeyi kuko dukurikirwa n'ingeri zose ikintu nababwira umuntu ufite talent nazayihererane reka nimba uyifite gerageza uyigaragaje bikunde cyangwa byange ubanze wigirire confidence umve ko ikintu cyose wakigeraho platform ukoresha nkoresha aji yonyine isimbi chance reka tubashimire kubw'ikiganiro cyiza twagiranye n'ukuri byari by'agaciro twunye nayo nabonye yandimo ndavuga nzaze kubabaza ise bimeze gute ariko tumenye uko ni indirimbo itandukanye nuko abantu bamwe bari kubikeka kandi afite byinshi ari kubategurira courage Chance courage mwakoze cyane icyo kintu bahemba yishyira azagaruka moto kuko ni part 2 y'Amazi turi kuvuga noneho uburyo byagenze nako ni ibintu n'ibanga ko problème wait rwose itegereza kabisa mwakoze cyane. Mwakoze namwe kabisa. namwe mwakoze. Mwakoze cyane. 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 Mwakoze cyane.
reka tugushimire wowe warudukurikiye yari The Talent umurwa aho muba muri kumwe nanjye Ange Trudy reka tubashishikarize gukora subscribe abatarayikora no kureba ibiganiro bindi mutarebye tubibutsa yuko ibyiza biri imbere ciao